turongeye turabasuhuje cyane inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, mwebwe mudahwema kudukurikira umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu kuri iyi channel yanyu cyangwa yacu twese ya Nzuri Market. Reka rero tubifurize gukomeza kugubwa neza, gukomeza kumererwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi hose. Twizere yuko rwose mumeze neza, twizere ko muri amahoro, kandi tubifurije gukomeza guhaha mukaronka rwose turabibifurije. Reka rero kandi tukwibutse gukanda subscribe wowe utarabikora, kanda subscribe ndetse ukande no kukazogera kugira ngo ujye ubona imari zose tugenda tukugezaho, tugenda tubaha umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Nk'uko rero mubibona ku mashusho, murabonaho rwose inzu nziza cyane, inzu nziza y'akataraboneka, inzu nshyashya. Iyi nzu ikaba iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, iri hano mu mujyi wa Kigali hagati mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kagarama, ahazwi nko mu Kagarama. Ikaba ari inzu iri kuri kaburimbo, ni inzu iri kuri kaburimbo, ndetse akaba ari inzu nshyashya yubatse mu buryo bugezweho nk'uko muri kubibona. Iyi nzu rero ikaba yubakishije amatafari ahiye yose ndetse na clôture yayo, uvuga ngo ni inzu yubakishijwe ibikoresho bigezweho kandi bikomeye. Ni inzu rero ifite ibyumba bine, ni inzu ifite ibyumba bine binini byo kuryamamo, ndetse ikagira douche na toilette eshatu, ikagira salon na salle à manger ndetse na cuisine yayo, kandi ikagira na stock. Iyi nzu rero akarusho kayo, icyumba kinini gifite urwambariro cyangwa se dressing room cyangwa se vestiaire, ndetse hakabamo na garde-robe cyangwa se akabati k'imyenda, wardrobe. Ngira ngo rero iyi nzu kandi akandi karusho nuko muri ibyo byumba bine ifite umuryango usohoka mu gikari. N'ubwo mu gikari ifite imiryango isohoka mu gikari ibiri, n'ubwo hari usohokera muri cuisine ndetse hakaba n'usohokera mu byumba, ku buryo mu gihe ukeneye kujya muri cuisine, mu gihe ukeneye kujya mu gikari uturutse mu cyumba, si ngombwa ngo ugaruke kuzunguruka muri salo. Iyo ngiyo ni iyindi karite iyi nzu ifite. Iyi ngiyi rero ni cuisine y'iyi nzu, murabona ko ifite cuisine nziza cyane igezweho kandi nini rwose. sorry kari kankuze. Ubwo rero twabagiriye kuri iyi nzu, tureba karitsiye irimo, tureba ibintu biyubatse, tubona yuko rwose ari inzu twakwifuriza umukiriya wacu wese ukeneye kugura ahantu habyungura, ahantu yagura kunguka. Tubona yuko ari inzu idakwiriye kugucika. Ni inzu rero yubakishije ibikoresho bigezweho kandi byiza kandi bikomeye. Ni inzu irimo gypsum muri salon, salle à manger, chambre principale, irimo plafond nziza cyane igezweho ya gypsum. Ni inzu ifite parking na jardin bihagije. Ni inzu iri muri quartier nziza kuri kaburimbo mu Kagarama nk'uko nakomeje mbibabwira. Ni inzu yemwe ifite mu gikari hanini cyane, naho muraza kuhabona kuko aya mashusho rwose tuba twagerageje kuyafata uko dushoboye kugira ngo ubashe gusobanukirwa, wowe utari mu Rwanda, wowe uri muri diaspora, cyangwa se wowe udafite umwanya. Mbere yuko ufata umwanya wawe ukaza kuri tele, tuba twagerageje kugenda tugufatira amashusho kugira ngo ugende ubona ishusho y'iyi nzu. Iyi nzu rero ahangaha tukibatemberera akaba hakiri mu byumba byayo rwose. Aha ni mu makoridoro, kugira ngo muragenda mubona n'inzugi ziri muri iyi nzu yuko ari inzugi nziza za ribuyu zijyanye n'igihe. Iyi ni douche ya chambre principale, ngira ngo muragenda mubibona. Nari mbabwiye yuko ifite mu gikari hagari, ndetse ikagira na annex mu gikari iriho icyumba twavuga ko ari nk'icy'umukozi, cuisine yo hanze, ikagira ndetse na douche na toilette byo hanze, ariko kandi ikagira n'ikigega cy'amazi. Iyi ni ya garde-robe cyangwa se akabati k'imyenda kari muri chambre principale nababwiraga mu rwambariro rwayo. Mbese ni inzu yubatse rwose mu buryo bugezweho kandi bujyanye n'igihe. Turacyakwibutsa gukanda subscribe wowe utarabikora, ndetse ugakora na share kugira ngo inshuti n'abavandimwe bawe babashe kujya babona rwose ibyiza byose tugenda tubaha. Ahangaha ni muri cya cyumba kinini cyangwa se
chambre principale. Murabona yuko rwose ari inzu nziza cyane ijyanye n'igihe, ziriya ni design z'aho igitanda kiba cyerekeye n'iki. Hari umuryango wa mbere ni urwambariro, umuryango wa kabiri ukurikiyeho ni toilette ya chambre principale. Ubundi ni ahangaha ihera chambre principale, ubundi wasohoka muri chambre principale iburyo ukabona toilette ihurirwaho n'ibyo byumba bibiri, kiriya cy'iburyo na kiriya. Wakomeza uriya muryango noneho wundi ugahita ugera mu gikari, hamwe nababwiraga ko ari hagari, kugira ngo murabibona ifite n'ibaraza ryo mu gikari, ahantu mbese ushobora gukora imirimo yawe rwose nta mpungenge, nta kibazo na kimwe ugize, nta kibazo na kimwe kabisa. Iyi nzu rero turakurarikira kuyigura kubera ko ugereranyije na karitsiye irimo, ugereranyije n'uburyo yubatse, iyi nzu irashaka amafaranga atari menshi, ugereranyije n'ibikoresho yubatse, ugereranyije n'agaciro k'ikibanza. Iyi nzu rwose irahendutse, niyo mpamvu tukubwira tuti nyabuneka iyi nzu ntikwiriye kugucika. Yes, reka rero tukurarikire kandi kujya ukurikirana ikiganiro Gira Icumbi buri munsi kuva saa 2 za mu gitondo kugera saa 3, kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu. Iki kiganiro rwose kiba kiri gutambukaho ndetse kiri live kuri iyi channel ya YouTube, aho ubasha gusobanukirwa n'imicungire y'ubutaka n'imikoreshereze yabwo n'ibindi bibazo byose waba wibaza ku bijyanye n'imitungo itimukanwa. Kikaba ari ikiganiro rero kiba kuva kwa mbere kugera kwa gatanu saa 2 kugera saa 3 kuri Fine FM, 93 n'igice kimwe, ariko kandi kikaba kiba kiri na live kuri YouTube channel yacu ya Nzuri Market. Rero turabakunda cyane. Iyi nzu ahangaha ni mu gikari, ndi gukomeza mbatembereza, tuba twahabagereye rwose, aha ni mu Rubavu. Ngira ngo murabibona yuko ari inzu nziza cyane, ni inzu nziza cyane kabisa, ni inzu nziza cyane. Ngira ngo namwe murabyibonera ko ari inzu igezweho, ni inzu y'abagabo, ni inzu ijyanye n'igihe. Iyi nzu rero ntabwo dutinda, nimero zacu muri kuzibona ku screen yanyu, ariko kandi mufite n'amatsiko muribaza mutese igiciro bihagaze bite, iyi nzu irashaka amafaranga angahe? Iyi nzu irashaka miliyoni 90 zonyine, miliyoni 90 zonyine, kandi ziri negociable. Ni ukuvuga ngo hashobora kugira ikintu kivaho kuri ayo miliyoni 90, ni miliyoni 90 ziri negociable. Iyi nzu rero ntabwo ikwiriye kugucika, kubera ko nkuko nabibabwiye iri mu kibanza gihagaze nka miliyoni 50, kuko mu Kagarama murabizi ibibanza birahenze cyane, kandi iyi nzu rwose nayo ikaba ari inzu nziza y'abagabo, ni inzu yo guturamo, ni karitsiye nziza yo kurereramo. Inzu rero ntikwiriye kugucika. Kuri miliyoni zawe 90 ushaka kuza ukagura iyi nzu kabisa, turakurarikira kuza ukagura inzu nziza nk'iyi ngiyi. Uyikeneye rero cyangwa se ukeneye n'izindi n'andi makuru yose ajyanye n'imitungo itimukanwa nk'uko nabibabwiye, wahamagara kuri 0782 3 0123, cyangwa se ugahamagara kuri 0788 48 Si ibyo gusa rero ushobora kudusanga aho dukorera ni hariya ku Muhima kuri Yamaha, ugeze muri Feruje neza umanuka gato cyane nk'ugana Nyabugogo. Dukora muri etage ya kabiri uvuye muri Feruje y'amatafari ahiye yanditseho Shema House, ni muri etage yayo ya nyuma, umuryango wa mbere mu gikari hareba ku Gisozi. Ushaka kudusura kandi no ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ni nako kandi wajya kuri website yacu ariyo www.nzuri.rawa. Iwacu rero muri Nzuri umukiriya ni umwami, ari nako kandi tubibutsa yuko tubasha kuba managing imitungo yanyu mu byo twita property management. Ukagura inzu nk'iyi kandi dusigira ukatubwira uti nimushyiremo abakiriya, mujye mukurikirana imibereho y'inzu, bishyure neza, ibintu byose birushaho kugenda neza, cyangwa se n'izindi nzu nini, byose turabikora kandi tukabikora neza kinyamwuga. Ari nako tubakorera ibishushanyo by'amazu nk'aya cyangwa n'andi arenze, hanyuma noneho tukanabubakira kandi neza cyane mu buryo bwizewe, rwose ugasanga turabakorera ibintu kandi neza cyane. Rero nawe niba ushaka kugurisha, niba ufite umutungo ushaka kugurisha cyangwa se ushaka kugura, ntucikwe, gana muri Nzuri rwose tugufashe tukugurishirize, kandi rwose mu gihe gito cyane,
niba ari ikibazo cya cyamunara wigurishirize kugira ngo ubashe kugira icyo wasagura, niba se ari ikibazo cya banki, niba ari ikibazo cy'urubanza watsinzwe, ndetse niba unashaka kugura tukurangira ahantu habyungura, ahantu ugura mu gihe gito cyane bakaba bakungura menshi cyane, ari nako kandi rwose tukurangira ahantu hatarimo litije, hatarimo ikibazo icyo ari cyo cyose, ndetse tukagufasha kurinda ubonye ibyangombwa. Turabakunda cyane rero, tubahaye ikaze.